Bene data abakristo bavandimwe aho muherereye hose tubahaye ikaze, abatwumva bari mu bihugu bya Afurika, mu bihugu by'Uburayi, mu Amerika, Aziya na Australia, mwese mwimvemo ikaze. Imana ibaho umugisha nk'uko bisanzwe, akaba ari mwene so Pastor Theoneste Muranduga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri ya maseri yacu twavuze ko tuzaganiraho ajyanye no gusenga ariko mu buryo butandukanye. Umunsi rero twaba tuza kuvuga gusenga mu gihe cyo gutegereza. Gusenga mu gihe kimeze gute mu gihe cyo gutegereza? Bavandimwe, nk'uko mubizi, amasengesho amwe dusenga dushobora gusubizwa vuba, ariko se hari n'andi usenga ntusubizwe vuba. Muri icyo gihe rero utarasubizwa ni igihe kigoye cyane, kuko ari amasengesho ashobora gutwara, ari amasezerano Imana ishobora kuduha twasenze akamara igihe kirekire cyane tuyategereje. Icyo gihe cyo gutegereza iyo kibaye kirekire, abantu benshi bakunda gucika intege, bakiheba, bakiganyira, kandi ntabwo ari wowe gusa nimba uri mu bintu ibyo ngibyo bibayeho, ahubwo ni ibihe byagiye biranga abantu benshi cyane. Muri ibyo bihe byo gutegereza habamo gucika intege, habamo kwiganyira, habamo gushidikanya, uti se n'Imana yambwiye cyangwa siyo. Muri inyigisho ndagira ngo uze gutega amatwi inyigisho kuva itangiye kugeza ishoze, noneho uze kumva uko wakwifata mu bihe bimeze gutyo, kuko abantu benshi bajya batsindwa muri ibyo bihe bakananirwa gutegereza ibyo Imana yavuganye nabo, cyangwa se ibisubizo by'amasezerano Imana yabahaye. Wowe icyo ukora gusa, icyo tugusaba kugira ngo dukomeze mu nyigisho hagati, abatarakora subscribe turabasaba kwidukorera, abayikoze kandi namwe muri abagaciro kenshi cyane, mudukorere like, mudukorere share, mudukorere comment kugira ngo izi nyigisho zishobore kugera ku bantu benshi nabo bashobora kuba bari mu bihe byo gutegereza, ibihe byo gucika intege, ibihe byo kwiganyira, ibihe byo kwibaza ngo mbese Imana yarantaye cyangwa se ntiyanyumvishije cyangwa se nakoze ibyaha. Mu gutegereza habamo gutekereza ku bintu byinshi bitandukanye. Nyuma y'inyigisho yacu yabaye yitwa gusenga mu kingura ijuru, uyu munsi turavuga ikindi cyiciro gikomeye kijya gitsinda benshi cyitwa gusenga mu gihe cyo gutegereza. Nk'uko nari maze kubivuga, gutegereza ntabwo bisobanuye ko Imana yagutaye cyangwa se Imana itakumvishije. Reka dusome Yesaya ibice 40:31. Haravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa n'ibisiga. Bibiliya ntiyavuze abihuta, ntiyavuze abarambirwa, ntiyavuze abacika intege cyangwa se abivumbura, cyangwa se ababona amasezerano atinze bakishakira izindi nzira. Ahubwo Bibiliya icyo yavuze ngo ni abategereza Uwiteka. Abategereza Uwiteka. Gutegereza ntabwo ari uko uba utarumviswe, ahubwo ni ikimenyetso cy'icyizere.
Imana idufashe cyane. Ntabwo twizera Imana kubera yuko idushubije vuba, ahubwo twizera Imana kuko tuzi ko ari Imana, kuko tuzi ko ari Data, kuko tuzi ko idukunda. Kandi Bibiliya itubwira ko Imana yagaragaje urukundo rwayo kuri twe ku buryo butangaje cyane, ari nk'icyizere, ari nka assurance, ari uburyo Imana yatweretse ko idukunda ku buryo buhambaye. Bibiliya avuga ngo igihe yemeraga gutanga umwana wayo Yesu Kristo, akaza yambaye umubiri, akaza mu isi, akaza gupfira ibyaha byacu, aho ngaho Imana yagaragaje urukundo ruhambaye cyane ku buryo kuva Imana, Bibiliya avuga ngo kuba itarimanye umwana wayo ikamuduhana, izamuduhana n'ibindi byose dukeneye. Igikomeye si ibyo dusaba, ahubwo igikomeye n'ibyo Imana yadukoreye na mbere tutarayisaba. Bibiliya itubwira neza ko gutinda ari ikimenyetso cy'icyizere. Hari igihe Imana idasubiza ako kanya kuko iri gutegura umugisha urambye. Icyo ni icya mbere. Hari igihe Imana idasubiza ako kanya kuko iri gutegura umugisha urambye kuri wowe, kandi uwo mugisha urambye kugira ngo ushobore kuwakira, Imana igomba kuguha igihe. Igomba kuguha igihe kugira ngo uwo mugisha uzaze koko ari umugisha uzaramba, umugisha uzagera no kubana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Icya kabiri, Imana itinda kubera ko iri kugutegura wowe ubwawe, kugutegura ubwawe. Urabizi ko ibyo dusaba Imana cyangwa se ibyo Imana idukorera ni ibitangaza, kandi ni ibintu biba bisaba yuko kugira ngo tubyakire natwe ubwacu tugira igihe cyo kubanza kwitegura kwakira. Iyo umuntu atwite yitegura kuzakira umwana, akagura beriso, akagura ingobyi, akagura amaranje, akagura ibintu byose, agashakisha ibintu byose, akabyitegura. Ndagira ngo nkubwire, igihe cyo gutegereza ibyo Imana yakubwiye, aho kugira ngo kibe igihe cyo kwitotomba, aho kugira ngo kibe igihe cyo kwiganyira, aho kugira ngo kibe igihe cyo kwibaza ngo ese kuko Imana yambwiye ibi, ese barambeshya, bampanuriye, cyangwa se nanjye ubwanjye nimba ari yerekwa nagize narishutse. Ahubwo wowe tangira witegure kwakira iyo migisha, utangire ugure beriso, utangire ugure ibintu byo kwitegura ko ugiye kwakira. Nimba warasabye Imana inzu, tangira urambagize, tangira ukore amapla, tangira ugire icyo gihe kibe igihe cyo gukora ibyo ngibyo no gutegereza. Nimba warasabye Imana imodoka, ukaba utuye ahantu hatagira umuhanda, tangira ukora umuhanda. Nimba warasabye Imana kwiga, tangira ubyitoze ubwo buzima, utangire ubwitoze ujyemo, kuko Imana ni Imana yumva, kandi ni Imana igisubiza igihe kimwe vuba, ubundi igatinda, kuko nk'uko ibishaka kandi ibizi neza ibidukwiriye n'igihe ikwiriye kubiduheramo. Hanyuma icya kabiri, mu gutegereza Imana iba irimo gukora. Ikindi ugomba kumenya nuko igihe utegereje, Imana yo iba irimo gukora. Ntabwo Imana iba yicaye, ntabwo Imana iba iri ku kibazo cyawe, kiba kizwi, kiba kiri ku meza yacyo, ku meza yayo. Hari ibintu bimwe bajya batubwira mu maofisi, abajya mu maofisi ufite nk'idosiye ahantu, bahubwe bati idosiye yawe turimo turayikoraho, turimo turayitekerezaho, ntabwo twayiretse. Iyo kubwiye gutyo ntibiba bivuze yuko igisubizo finali bakiguhaye, uba ugomba gutegereza icyo gihe. Yohana igice cya 11 umurongo wa 4 aravuga ngo igihe Lazaro yari arembye, uretse ko banatumye intumwa kuri Yesu, ariko nawe yari abizi, ariko ntiyahise aza kumureba uwo mwanya. Imana idufashe cyane. Muribuka igihe cya Lazaro biritubwira ko yari inshuti ya Yesu, uwo muryango wose wari inshuti ya Yesu, ndetse mu gihe Lazaro yarwaraga bashobora kuba batamujyanye no kwa muganga,
baravuze batereka tutegereze Yesu aho ari buzire, aramukiza nk'uko ajya akiza abandi barwayi, aramukoraho gusa kuko abishoboye. Baramutegereza nk'uko umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, kugeza ubwo Lazaro yaje kuremba aranapfa. Ariko Yesu yarabizi kandi yarazi icyo ari bukore, yarazi aho azaza. Yesu ntabwo Yesu atekereza nk'uko dutekereza, ntabwo Imana yibwira nk'uko twibwira. Twebwe kuri Lazaro, imiryango ye n'inshuti ze n'ababyeyi n'abavandimwe be, ntabwo igihe yari amaze gushira mu mwuka, igihe cyo gutegereza cyari cyarangiye. Igihe cyo gutegereza cyari cyarangiye kuri bo, ariko Imana nta gihe cyo gutegereza kijya kirangira, kuko iyo iba igifite imbaraga, igifite ijambo mu gihe icyo ari cyo cyose, Imana iba igifite ijambo ku buzima bwacu, ku mibereho yacu. Naho aziye, abantu babonye ko nta kimuzanye, kuko batekereje ko aje gusura gusa abasigaye. Ariko mu by'ukuri Yesu ntiyatinze kubera imirimo cyangwa kwirengagiza umuryango wa Lazaro, ahubwo yarimo ategura igitangaza kirushijeho gukomera. Imana idufashe cyane. Icya mbere, hari igihe Imana itagusubiza ariko ako kanya, kuko ishaka ko ikibazo kibanza kigakura pe, kugira ngo n'igitangaza kizabe koko ari igitangaza. Imana idufashe cyane. Imana ni Imana. Imana ntabwo ari umuntu. Imana ishobora byose. Ntabwo twebwe dutekereza, ibyo dukora bifite imipaka. Abaganga hari ukuntu basuzuma bakavuga bati ntacyo tugishoboye gukora. Abantu hari igihe bakubwira bati ntacyo tugishoboye gukora, igihe cyararenze. Ariko ku Mana siko bimeze. Yesu yarazi ko naho Lazaro yapfa, naho yamara umunsi wa mbere apfuye, wenda yaratekerezaga akavuga ati ninza ku munsi wa mbere nkasanga kiri mu nzu, bazavuga wenda ko atari yapfuye, cyangwa se umunsi wa kabiri aravuga ati reka nzagende. Yaranutse, barahebye, bari kubuye, icyizere cyararangiye, kugira ngo igitangaza kirusheho kuba igitangaza. Ndagira nkubwire wowe unteze amatwi, ushobora kuba ugeze mu bihe bimeze gutyo, ariko ndakubwira yuko nimba waravuganye n'Imana, nimba warasenze Imana, tegereza Imana. Ntabwo biragera, kuko uracyanahumeka, uracyanariho, uracyari muzima. Uracyari muzima. Nimba Yesu yarabashije gukora kwa maze iminsi 3 apfuye, ahambwe, akaza agakora igitangaza, n'ibyawe ntabwo yabinanirwa. Komeza utegereze, wicika intege, wirambirwa, kubera yuko mu gihe cyo gutegereza ni nako igitangaza kiba gikura kandi kibasha kuba koko igitangaza. Ikindi, gutegereza gutanga umusaruro wo kwizera. Abaroma ibice 8 umurongo wa 25 haravuga ngo nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Gutegereza kwigisha kwihangana. Icya kabiri, kwigisha guca bugufi. Icya gatatu, gutegereza kutwigisha kwizera. Imana idufashe cyane. Gutegereza nacyo ni mu gihe cy'igisubizo cy'Imana. Ni part imwe cyangwa ni igice kimwe cy'igisubizo cy'Imana, kubera yuko nabyo bifite ibyo bitwigisha. Mu gihe dutegereje, hari ibyo twiga, hari ibyo tumenye tutari tuzi, kuko tumaze kubona nk'uko Pawulo yandikiye ab'Iroma, aravuga ngo gutegereza bifite icyo bitwigisha. Cya mbere ni ukwihangana. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Kwihangana ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kwicisha bugufi nacyo ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse no kwizera Imana nabyo ni ikintu gikomeye mu mibanire yacu n'Imana, kuko biravuga ngo umuntu utizera Imana ntashobora no kwinezeza, kuko Imana utayizera ntushobora kwinezeza. Imana idufashe cyane. Hanyuma
icya kane biravuga ngo inshuro nyinshi gutegereza birababaza. Gutegereza birababaza. Zaburi ya 27 umurongo wa 14 haravuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure. Ujye utegereza Uwiteka, Imana idufashe cyane. Hano turabona Dawidi yarariraga, yari mu kaga, yarimo ahigwa, ariko aravuga ati tegereza Uwiteka wihanganye. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo gutegereza, umuntu ategereza ababaye, umuntu ategereza ashonje, umuntu ategereza ari mu bibazo, umuntu ategereza ari mu ntambara, ariko iyo utegereje Imana bitandukanye nuko wategereza umuntu. Kubera ko umuntu ushobora kumutegereza kugeza kuri iyo level akaba atagishoboye kuza, nawe akazakubwira ibindi, akazana amastori. Tujya twumva amastori y'abantu, umuntu akakubwira ati imvura yaraguye, nabuze imodokari, nasanze se umuhanda wacitse, cyangwa se habaye traffic ikomeye mu nzira, mbura uko nkugeraho, ibintu byinshi cyane. Ariko Imana gutinda kwayo bifite icyo bitwigisha kandi cy'ingenzi mu mibereho yacu, mu buzima bwacu bwa gikristo. Ariko nkuko tumaze kubibona, Dawidi nubwo ari mu kaga kameze gutyo, aravuga ati ariko ujye utegereza Uwiteka, Imana idufashe cyane. Aya magambo yavuzwe na Dawidi muri ya Zaburi ya 27, kandi tuzi ibyo Dawidi yaciyemo, atwigishije kwihangana. Twabyumva kubera ko nawe yarihanganye mu bihe byose yagiye acamo. Murabizi igihe cyose yahigwaga, rimwe n'abana we yibyariye, akajya kuba mu mashyamba, agahangayika, agahigwa. Murabizi ubundi agahigwa na Sawuli. Murabizi byaciyemo kugira ngo agere ku bwami, ndetse n'igihe ari ku bwami ntabwo yaruhutse, yakomeje kunyura mu ntambara wenda zisa nk'izunyuramo. Ariko nawe icyo usabwa ni ukwihangana, ni ugutegereza Imana, kuko Imana ni igisubizo cy'ibihe byose. Hanyuma ikindi, uzasanga abantu benshi bavuga bati rwose pasitori twarategereje ariko turarambiwe, tumaze igihe dutegereje ariko nta gisubizo. Ariko reka nkubwire uyu munsi, Imana ntabwo ijya yibagirwa. Icyo nkuzaniye, ubutumwa nkuzaniye uyu munsi, ni ukubwira ngo ntabwo Imana yibagirwa. Ibyo mwavuganye nabyo, ibyo wavuganye nayo urya munsi, aho wari uri hose yarabyumvishije. Kandi ndagira nkubwire ko igihe nikigera Imana izagusubiza, kuko Imana ijya isubiza kandi mu gihe cyayo. Hanyuma icya gatanu biravuga ngo urugero rukomeye tubona ahangaha, cyangwa se urundi rugero tubona hano, ni urugero rwa Hana muri Samweli wa mbere igice cya 2 umurongo wa 27. Hana yasenze imyaka myinshi, yarasebejwe, yakinjwe ku mubyimba, yagize umubabaro ukomeye cyane. Murabizi mu bigeragezo abaye, nubwo umuntu amenya ibyo yaciyemo, akamenya cyangwa ibyo yaciyemo, ariko mu bigeragezo bikomeye burya habamo no kubura urubyaro. Kubura urubyaro ni ikigeragezo gikomeye cyane. Hana rero byamubayeho, amara igihe kinini cyane, yari umukiranutsi, yarasengaga, yubahaga Imana, ariko ibibazo bimuzaho, ibigeragezo biraza, abura urubyaro, kugeza ubwo mukeba we amwishima hejuru. Murabyibuka. Ariko igihe cyarageze, igihe cy'Imana, kuko Imana itabeshya, kuko Imana ijya yumva amasengesho. Yakomeje kwihangana, arasebywa, bamukina ku mubyimba, baramushinyagurira, ahura n'umubabaro. Ariko mu gihe cyo gutegereza ntiyaretse gusenga, ntiyaretse kujya mu materaniro, ntiyaretse kwizera Imana, ahubwo yakomeje kwizera Imana no gukora umurimo wayo nk'uko yari asanzwe awukora mu gihe cyose. Nyuma y'imyaka myinshi
ntibyabujije Imana kumuha urubyaro. Ndagira ngo nkubwire, ikibazo si imyaka umaze utegereje amasezerano, ikibazo si imyaka umaze utegereje ibyo Imana yakubwiye, ikibazo si imyaka umaze usenga, ahubwo ikibazo ni uko ubitegereje, kuko Imana ntijya ibeshya. Icyo yakoze, ibyo yavuze, ibyo yakubwiye, ibyo ihamya mu ijambo ryayo ko izabikorera abakiranutsi, ko izabikorera abizera, byanze bikunze ni Imana itabeshya, ni Imana itajya yivuguruza. Wowe ubitegereze kandi wihanganye, uri mu mwanya wawe. Igihe nikigera, Imana wavuganye nayo ni Imana nzima, ni Imana ikomeye. Kereka nimba atari Imana mwavuganye, ariko ijambo ry'Imana riraguha asiranse yuko Imana yo mu ijuru, Imana ari Imana yumva, ari Imana ikora, ari Imana igisubiza mu gihe cyayo. Hanyuma icyanyuma biravuga ngo uko dusenga mu gihe cyo gutegereza. Uko dusenga mu gihe cyo gutegereza, icya mbere dusenga tudacogora, icya kabiri dusenga twizeye, icya gatatu dusenga twemera ubushake bw'Imana, icya kane dusenga dushima mbere yo gusubizwa. Izi ntambwe ko ari enye nuzicamo muri icyo gihe uri mucamo, igihe gisa nk'igihe cy'umwijima, igihe gisa nk'icyo gushidikanya Imana, nukomeza gusenga udacogora, nukomeza gusenga wizeye ko Imana ibasha kugusubiza, ko Imana ibasha gukora ibitangaza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo na nyuma ya zeru Imana yirakora, nyuma ya zeru, nyuma yo kwihebura, nyuma yo kubona nta kintu gisigaye, Imana ujye uyitegereza, ntugacike intege nubwo wagira mu bihe bimeze gutyo. Ikindi ni ugusenga wizeye. Imana ugomba kugirira icyizere, ugomba kuyizera kuko ni Imana, ni umuremyi wawe. Imana iragukunda, Imana ikwitaho, ntabwo Imana yakureka, Imana ntiyagutakaza. Uri umushinga wayo, umushinga w'Imana. Bibiliya iravuga ngo amaso y'Uwiteka aba ku bakiranutsi, kandi ngo n'amatwi ye ahora yumva gusenga kwabo. Ndagira ngo nkubwire, Imana, uri umushinga w'Imana wowe ubwawe. Ni wowe Imana ihangaho amaso, ni wowe Imana yitayeho gusa. Ntabwo Imana yitaye ku bindi bintu nk'uko twebwe abantu ibyo twitaho, tukagira ibyo duha priorite, tukita ku buzima bwacu bwa buri munsi, tukaba bize gutegura ejo hazaza, tukaba bize mu kubaka, tukaba bize mu gushaka ubutunzi, tukaba bize mu bintu runaka. Ariko Imana ikitekerezaho ni wowe ubwawe, ni wowe ushaka ko ugendera imbere yayo ukiranuka. Ibindi by'amasezerano, ibyo yavuganye nayo niyo ibizi, kandi niyo ifite igisubizo mu gihe cyayo. Ubwo rero ikindi ugomba kuyizera, ikindi ukwemera ubushake bw'Imana, ukemera ubushake bw'Imana. Niba Imana ishaka gusubiza mu mezi 2 cyangwa mu mezi 3, mu mezi 4 cyangwa mu mwaka, ukakira ubushake bw'Imana, ukamenya ko muri icyo gihe nacyo cyo gutegereza ugomba kwigiramo imwe twaje tuvuga byo kwihangana, byo guca bugufi. Birya byose nabyo biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Icya kabiri ni ugushima mbere y'uko utarabona n'ibisubizo. Gushima mbere y'uko utarabona ibisubizo, buriya gushima ni ibanga rikomeye cyane. Nubwo waba utarasubizwa, ariko ugashima Imana, ukavuga uti Imana ndagushimira ko ibyo wambwiye uzabisohoza. Ndagushimira ko utabeshya, ndagushimira ko ntegereje, ndagushimira yuko uri kumwe nanjye. Ndagira ngo nkubwire, iryo ni ibanga rikomeye cyane, gushimira Imana na mbere yuko igusubiza. Imana hari byinshi rero byo gukora igihe utegereje. Ntabwo ari igihe cyo kwiganyira, si igihe cyo kwiheba, si igihe cyo kuzunguriza Imana umutwe. Ubundi iyo umuntu ajungurije Imana umutwe bitwara iki? Ese iyo umuntu ajungurije Imana umutwe, iyo umuntu yivumbuye, ese hari icyo bitwara? Ariko ni twebwe bigiraho ingaruka, kuko tuba twitandukanya n'Imana. Imana iradukunda bene data, ujye umenya gutegereza. Kandi icyo ugomba kumenya nuko Imana igukunda kandi kuba hafi, kandi igihe nikigera izagusubiza.
ntukemere ko gutegereza guhindura umuntu w'ishyari, w'uburakari cyangwa gushidikanya Imana. Ushobora kuba urimo wumva ubu butumwa uri mu bihe bimeze gutyo, ariko ndagira nkubwire aho waba uherereye hose, waba uri mu kazi, waba warabuze umuryango, waba warabuze amahoro cyangwa ubuzima, reka nkubwire gutegereza si iherezo. Imana iracyafite ijambo rya nyuma ku mibereho yawe, ku buzima bwawe, ku byo yakubwiye. Imana iracyafite ijambo rya nyuma gusubiza. Ubwo rero nahawe ho kumenya gutegereza Imana wihanganye, kuko Imana igihe kiragera igasubiza. Dusoza, ndagira ngo nkumenyeshe yuko gutegereza ntabwo ari igihano, ahubwo ni isomo, ni isuzuma, ni igice cy'umugisha. Habakuki 2:3 haravuga ngo naho byatinda ntabwo bizahera. Niko Habakuki yavuze muri Habakuki 2:3, yaravuze ati naho ibyo Imana yakubwiye, naho ibyo utegereje byatinda, ariko ubitegereze wihanganye, ntabwo bizahera. Kuza ko bizaza byanze bikunze, Imana izagusubiza, Imana izakugirira neza, kuko igukunda kandi ikwitaho ibihe byose. Dusoza, turabasabira umugisha mwese abumvishije ubutumwa, turasabira umugisha abantu badushyigikiye. Mu by'ukuri dufite abantu benshi badukurikira, ariko abenshi mu badukurikira ntabwo baradukorera subscribe. Ujye munsi y'iyi video urabona ahantu hari akazogera, ugakandeho, nta kiguzi bigusaba rwose. Hanyuma ujye ukurikirana ibiganiro byacu mu gihe tubishyizeho, kandi dukorera like. Bashobora kuba hari n'abandi bene so nabo barimo baca mu bihe nk'ibyo umucamo byo gutegereza bigoye, uboherereze kuri ubu butumwa, ubusangiza abandi, abavandimwe, inshuti n'abandi ushobora kugeraho muri iki gihe, nawe ukaba udufashije muri uyu murimo. Imana iri guha umugisha. Turashimira kandi abadushyigikira bakadukurikira, bakaduha ibitekerezo, muri ab'agaciro kenshi. Imana ibaha umugisha. Turashimira kandi na Korali Rehobote tujye dufatanya muri ivugabutumwa dukoresha iyi ndirimbo yabo. Bafite n'izindi nyinshi ziboneka kuri YouTube, zirahari. Uzikeneye wakwandika Korali Rehobote ADPR umujyi wa Kigali, rwose izo ndirimbo wazibona kandi zirako zizagufasha. Imana rero guha umugisha, Imana ikugire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Imana igufashe, ikubere igisubizo, Imana ikubere byose ku manywa n'ijoro, Imana ikwiteho, kandi Imana igusoreza amasezerano wavuganye nayo, nubwo atinze, ariko wihangane uyitegereze mu izina rya Yesu Kristo, kuko kuza ko ntabwo bizaza, ntabwo bizahera. Niko dusoje muri Habakuki 2:3. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen.